amakuru Tubafite nuko hasohokeye umwe mu byamamare, umwe mu basitari, akaba yitwa KUZAFIT. ngira ngo ntucikwe, uyu ni Umutako TV. Cameraman twahishe mikoro, ubu ngubu ufatiraho tugende. Mfite ubwoba, kiriya kigabo kiramita. Ubuse ninde ukurangiye ko kuza ari Mwanyemere ko turi buvugane iminota 3 do nari ndimo ndya ku isaha. Okay, murakoze cyane. Kuza do, reba hariya do, kamera iri do. Azanye n'umukamera muvana kamera kabisa. Ari gahunda mfitanye nawe uzane hano kamera. Nta gahunda twari dufitanye, ariko nk'icyamamare ntabwo twagombaga kugenda kandi tukubonye. Rero kuba tuhagusanze ndumva atari ikosa pangarasi. Ariko Umutako ngira ngo mufite drone zikurikira abasitari sha. KUZAFIT ni njye nyine waruza ahantu ari. Nayo turayikoresha. Byabaye ngombwa. Umuntu ukamuhamagara ukamugira ukamuteguza. Ibintu yakoze ntago ari sawa. Tubabarire. Ntago ari sawa pe. Izi gitumo rega nanjye umba umusitari. Ndi muri nuza zanjye, ndi muri rest yanjye. Umusa nubwo bakoye warutse, ahubwo ntago mujye muruhuka kuko imitsi reba none. Fata uyu mwino, fata uyu. Wajyana intoki uvunika ariko. Mwino fata wumve nyine. Nta nkubita koko. Itone. Oya reka cameraman nkamera hano nwere. Kuza nawe izi ntuzishobora. Noneho urabura umugabo. Ngiye kubabarira. Naze kugira ngiye mwereke. Ndakubarira. Sirimwe. Yego. Kahise yambara. Si kabiri. Gatatu. Abakurikiye Umutako TV namwe murabyiboneye ko reka nongere mbasuze nanone, nizere ko aho muherereye hose mukomeje kugubwa neza. Uyu nguyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe. Ushobora kwibaza rero ngahangaha ndi hehe, nerekeje hehe, ariko nizere ko wowe ugumaho ngaho gatoya nuveho uraza kumenya ibyo nekeyemo n'ibiki. Reka ngushimire wewe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe wikwiye gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro byinshi bikurikira Umutako TV. Ngira ngo murabizi tubagera hirya no hino hatandukanye, amakuru yizewe ku gihe kandi afite ireme. Nuciko ngiye mugiye kwa ni MC Seti. Reka nshimire team tugiye kubana ku buhanga bw'ibyuma hari imbere, muri abantu babagabo cyane. Uramutse wifuza kwamamaza, ushobora kunyura muri description ukatwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukabasha kwamamariza ibikorwa byawe kugira bibashe kugera hirya no hino henshi hatandukanye. Ahangaha ndi rero ni ahantu hiherereye cyane, ni ahantu hatuje, ariko hari umuntu nahakurikiye. Umuntu rero nahakurikiye twamuvumbuye. Cameraman ahubwo mfashe fatiraho twigendere. Ushaka kwibaza ngo merereye hehe? Ahangaha ndi rero na ahantu heza cyane, ngira ngo muri no kubireba hano bahita kuri Green Carpet Papis. Green Carpet rero restaurant naho bakira ibirori byinshi bitandukanye, ibirori by'amakwe. Ahangaha ndi rero aha ibintu ntago byoroshye. Ahangaha ngiye kugwa ku muntu, nyimara kumugwaho Cameraman tugiye kugenda dukata adahita tuvumbura. Tugiye kugenda hano byinshi cyane bitandukanye. Cameraman tugere dutaruka gisirikare, ariko namaze guhita mbabona. Wamubonye namugezeho. Ushobora kwibaza ngo ninde uri hariya hepfo, uriya muntu uri bize, ariko ari kumwe n'umutipe wambaye umupira w'umuhondo. Buriya nawe turaza kumenya ngo ninde. Umva ngiye kujya mbageraho kabisa. Gake ziriya mbaraga z'uriya mutipe bishobora kurangira
dukubitiwe ina so uyu uracyari Umutako TV ngushimira aho utarakora sa we uyu uracyari Umutako TV reka ngushimire wakoze subscribe nawe utarakora subscribe yuke gukora subscribe like comment and share kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira hano rero ndi kuri green carpet amakuru Tubafite no kwasohokeye umwe mu byamamare umwe mu bastar akaba yitwa KUZAFIT ngira ngo mwarabibonye tumaze iminsi turimo kuganira na Ryangombe yaratubwiye atafite umubiri ariko KUZAFIT rero nawe twamuvumbuye kamera muzuminga ariko ubu rero kama mbaya yes kama mbaya kamera tugende nucikwe uyu ni Umutako TV kamera twahishe mikoro ubu ngubu ufatiraho tugende mfite ubwoba kiriya kigabo kiramita KUZA yaravuze izina KUZA ko numva mu gihugu cyari none wavuze vuba kondi amasaha yagiye ari ibintu by'uko turi kuganira iyo business. Okay. Haraga filime turi gupangaho hano na KUZA. Ari ibintu ni project zitandukanye tugufashe tugegira vuba kuko uya kwari ukubasuhuza buriya bafite n'ubwo berega abagabo eshaka gushibuka nero yagejeje ari oya erega kazanye joke mu kazi wazi vuba mwama kanya nkabavugisha nk'iminota 3 akanya gato cyane n'ababangamije minota 3 gusa nagiri burenga minota 3 ngiye bubabo tubwire ntacyo urase ku ntego ariko ntudusabe kugusubiza okay ariko ari ukubaza nshobora kuba namubazaho nk'akantu gato nk'icyamamare tuzi mu Rwanda aragusubiza kuri message ufite WhatsApp yiwe nanjye iyo ndayifite iminota twakoye iminota ugira vuba kuko so KUZA n'ubuso ndishimye kuba mubonye ega natwe natugera heza kumbi hari abatipe barimo kugenda bavuga ngo waratorotse warihishe bizinesi zawe bituma wishana oya KUZA bafite projet nyinshi cyane banzo sobanurire Isa nabwiye n'iki bro murashakisha muragenda ubuse ninde ukurangiye ko KUZA ari mwanyemere ko turi buvugane iminota 3 do nari ndimo ndaya kwisaha. Okay murakoze cyane KUZA do reba hariya do kamera iri do azanye n'umukamera muvanaho kamera kazi ese ibintu nabiba muri mukumvirizo musi wanje azanye n'umukameraman mu kazi mwana tuba turi mu kazi wow beta reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi uyu ni Umutako TV tugera hirya no hino hatandukanye amakuru yizoye kandi ku gihe ahanga turi rero muri kuhabona turahana mu bustani twavuze ati ntago tugenda tutavugishije KUZA gukoreza price
ugomba kugura akantu rero dore ninjye wakuzaniye kuza hano ntago kananira rero niba ari nawe wamuzanye dore ni fanta nibigoye cyane sha naga fanta n'amazi je nibyo ninywera. Okay, kuza umeze gute mu buzima busanzwe? none ari gahunda mfitanye nawe uzane hano kamera. Nta gahunda twari dufitanye ariko nk'icyamamare ntago twagombaga kugenda kandi tukubonye cyane ko hari abantu benshi bakoze imibiri niba babita bakanyama bagiye bavango waranishe bagiye Musanze none ngenda ndabona uri mu mujyi wa Kigali kumbi wowe wishe muri business. Amakuru y'imisi Ni meza. Meze neza kuzameze neza cyane. Ndabona umutako TV. ntago ndi bukubitirwe hano. Kire kubajije birenze Iminota 3 ubundi kuyibara hasigaye amasegonda igiye kurangira pe rwose tuvugane nta kibazo. Isa hano tugusanze wicaye ahangaha ndabona uri kuri machine mufite ibitabo murimo kubara natwe dushaka kumenya nk'itangazamakuru kugira ngo n'abanyarwanda badukurikiye muri rusange bamenye ngo KUZAFIT harimo aho bamufatiye yarayima panga ibiki cyangwa mu guvanga imishinga runaka bimeze bite? KUZAFIT ntago iricaye. Ibintu bishi projet nyinshi afite ubu ngubu afite projet nyinshi cyane. Afite projet nyinshi cyane aliza fashion aliza movies nyinshi zitandukanye. So nago nuko mande hano nimero zanyu uzifite ariko dusanze utari wenyine uyu ni muntu ki mba nimero zanjye cyangwa mugere muzishake mukabona umunsi mu mamagare dukorane hari birenze. Twebwe tuba dushakiraga kugera ku muntu ubusa umuntu ajya no mubwiriza umunsi wese neza ubu turamutse tuguhamagaye ngo uze tugire ibyo tukubaza ugira ngo haboneka ariyo mpamvu tukuguyeho nyine tukaba yatereka dupfa ufite n'ubundi nakazi mba bose zana agatebe ayicare zana agatebe zana intebe kuza tusanzwe tugire vuba nanjye nkomereze n'ibyanjye. Dusanze utari wenyine uyu ni muntu ki muri kumwe muri projet murimo gupanga? Projet no mu bantu tufatira inuza project zanjye. Project zanjye harimo za fashion harimo za movies harimo abahanzi ibintu benshi cyane dufite team nene cyane. We nkabona utarakora ukuboko KUZAFIT urumva je ndimo ndakora ikofi KUZAFIT agomba gukora umubiri ese misiri imbere ninkenera se abantu bazajya baba barindi iruhande murakoze kuma agatebe rata reka umwanya baduhaye tukoreshe kugiye urumva je ngomba gukora ikofi KUZAFIT agakora umubiri nakenera umuntu kugira umenye neza security yanjye niba ikipinze fresh KUZAFIT akaba hari urumva se twese twakora umubiri ntago bishoboka ariko ibyo ari byo byose ndabona nkurusha niba ntiyemeye turenda kunganya bimeze biteze bimeze neza nge nitwa Pangarasi Umutako TV ariko se wewe witwa nde? MC Seti Pastor Bishop Nzogeje wamamaye shakuza abantu bandumva batikoraho. Yes, Seti karame akanya kuza iki abantu iyo bamaze kugira ibikorwa bamenyekanamo bajya gupangira projet cyangwa bakaganira ahantu hishe. Oya nyerega umuntu wese urumva ufite kintu ugomba kugeraho urumva none se ube mu rusaku ibintu byose uri gutekereza gutyo nibwo bigiye kugenda uboze ugize ahantu urumva ubonye ahantu urumva hatuje ibyo utekereza nabyo urumva biba byinshi cyane kandi bimeze neza cyane. Musanze mumeze mute? Ejo naganire n'uwitwa Ryangombe arambwira ati KUZA yaragiye. Ninde? Ryangombe Jado ameze gute se? Umutipe ufite umubiri. Twa turi mu kazi duhita tumugata umusa tuvugane se. Nuko nyine arambwira ati kandi kagufi ari kandi kagufi korukara nakase ni igikara nakase Ryangombe ukina filime se?
oya we ngo ni ryangombe y'imibiri hano mu Rwanda ahubwo giye mbanza abo dukora bimwe ari umutipe mugufi gikuri ni we gikuri sinzi no uri kuvuga urukara yego uriya umushyira reka tuvuge nabibonye kose yaravuze warahunze wagiye Musanze none se womenye gute ko ndi hano womenye gute ko ndi hano nukuvuga ngo twebwe turi mu kazi ku munsi bushobora kwira tugeze nko mu burere butanu rero kuba tuhagusanze ndumva atari ikosa pangarasi ariko umutako ngira ngo mufite drone zikurikira abasitarisha KUZAFIT ni njye nyine waruza ahantu ari nayo turayikoresha byabaye ngombwa urumva kuza nuko rero uwo mutipe aratubwiye ati KUZA yarahunze yasubiye Musanze Rutambi nawe yarihishe ati Nyiragongo nawe ninjye namutegeye ndavatoke tuzareba gusa yaratubwiye ati niba noneho KUZA yiyamiriye azaze duhangane duhangane muri kise muri ki muhangane ku mubiri kuko ngiye yaramye ngashobora ya kintu reka nkubwire ikintu njye nkora ikintu nkora kiri international nago nk'amakwangana na bari abana uvuze amazina witwande MC7 ariko seseti ubu umuntu ushaka guhangana n'intare y'umujyi koko ninde ninde watinyutse ko ninde watinyutse nika ikintu mandi gukora kiri international man reka kuvuga man ikintu ndi gukora kiri international uri kumva ikintu ndi kuri ko ibaze urumva ubu ngubu ni mundi tegura amarushanwa urumva amarushanwa ari muri Kenya ubu ngubu niyo ndi kwitegura muri December bariya nabagabo uriya kiriya gikuri mane gutunzanira gikuri uriya ni gikuri mane ariko se ufite ifoto ye basingo nyereka uwo muntu watinyutse intare y'umujyi KUZAFIT uwo muntu ntago nta nundi ndumva urabitinya ifoto ye ndaje nyibereka rwose reka nkubere nuko KUZA none se wari kuvuga njye buriya birancanga aba sportif yaba ari uwo mutipe aratubwiye ati KUZA n'umwana imbere yanjye Nyiragongo n'umwana ati Rutambi yarahunze KUZA nawe akavuga ati bari bose n'abana gusa ducize ku munzani tukareba KUZA uko biri kose rwose Imana yaraguhaye cyane rwose none reka nkubwire sinzi abanyamakuru sinzi buri tugiye kubigenza ariko nta kibazo KUZA reka nkubwire KUZA ari kube Burundi banago bizi KUZA afite amarushanwa urumva KUZA afite amarushanwa mu Bushinwa KUZA afite amarushanwa muri Kenya aya marushanwa agiye kwitabira ibihugu bitandukanye na nuza za East Africa zitandukanye bose dere nguwo wa musore urumva nuza amarushanwa urumva agiye kuba mu bihugu bitandukanye uri kumva hari bamu East Africa mvuze East Africa uracyumva ni ibihugu bitanu byishize hamwe ubu byose bijya umuntu ufite santimetero nonyereke gikuri imana nonyereke gikuri n'abakurikiye umutako se tubereke umuntu ufite santimetero twereke abakurikiye umutako umuntu ngo nawe ngo uyu wenda murusha uyu ereka abakurikiye umutako ubu se igikuri ureka kumara umwanya waretse kumara akanya kawe KUZAFIT ari amarushanwa ari kugira ari amarushanwa ari kwitegura ubu ngubu urumva ari amarushanwa ari kwitegura ndimo ni gukora cyane KUZAFIT afite projet zitandukanye ubu ngubu uri kumva sinzi ushaka mvuge ikiyese ntige kiyese donc nabatindiye ndanabashimira kwa mudoye mwanya ko twavugana uyu muhungu wawe nta kibazo mbonye akanya tuhure na tuhure na gusa nimba huza ukagira ubwo omenye ko urumva omenye ko urumva KUZA is always ready igihe cyose mba niteguye nese KUZA nk'icyamamare bizava nk'umuntu abantu bazi nka KUZAFIT mbabara noneho ariko usoboretse banza wibaze KUZA urumva ni nuza inyukuta zingahe leta zingahe nenye nenye FIT urumva ni zingahe zibaye eshatu
none se hari ikintu ushaka ngusobanurire? nta bintu byinshi komeza no stress komeza twari tugeze kuri KUZAFIT, hari aho dusanze arimo kuganira na mugenzi we, bari kuganira ku bintu bya projet nkuko bamaze kubitubwira. Uyu ni Umutako TV, reka ngushimire wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe yuke gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Uramutse ukeneye kandi kwamamaza, ushobora kunyura muri description ukaduhamagara ukatwandikira tukabasha kukwamamariza ibikorwa byawe bikagera hirya no hino. Ndacyashimira timu turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma, njye mukiri kumwe ni MC Setano, ndi kumwe n'icyamamare. uri kumene n'icyamamare nta kibazo n'icyamamare. Kuza mbabara basi niba nakubangamiye wenda n'umuntu murimo kugira ibyo muganiraho, ereka hariya abakunzi bawe ku mubiri, kuko none se n'ibyo byari birimo uzi ko Umutako mutagenzwa na kamwe kumwumvira niko ngo iki nese, ariko ni ibintu biri simple. Ashobora kubereka ku mubiri, noneho n'abantu babonye uwo mwana nkuko yavuze atako n'akana, akabati cyakoza cyo watubwiye yuko ari ryangombe na KUZAFIT azo ryangombe ko ntanamu muri amashusho mu mafoto. by the way bikankubwira ibintu byo kugira umuntu umukageno kamuhibiriza ukwibiriza umuntu wese akeneye nuza KUZAFIT. Yes? Jya kuri KUZAFIT Rwanda. Yes, KUZAFIT Rwanda. KUZAFIT Rwanda niyo nkoresha kuri YouTube, Instagram ni KUZAFIT Rwanda still. KUZAFIT afite fashion agency. Yeah, fashion agency eri KUZA Fashion Agency. KUZA Fashion Agency. Urikumva? Aba bana bari kwivuga ngo bakoze banze bagene barebe abantu bako bameze umubiri bagukora gute, urumva? Byanyabyo. Tuve mu bya bindi byo kwibesha. Gutuburira abantu. Bareke gutuburira abantu. Nawe rero abantu turi kumwe ndagiye abamenye ngo sinatuburiye ndi kumwe na KUZAFIT. None bereko mubiri. Warabona no gutubura. Niyo ya minota 2 cyangwa munota. Ariko uziko umuntu watinyutse KUZAFIT agiye gutuma ibintu bya sinema mbihagarika. Nanjye nkora umubiri mpangane nawe. Kuko ari ku rwego rwanjye wo ngo namubonye. Hariya ngo ni ryangombe. Ndabona bongeye kubakira zana hano save. Kasha muri abastari ko. Kanya baba bakira ariko nibyo kurya wasanga biri mu nzira. Gusa bereke none kujya bereke tufate umunsi mbaye program imeze neza musanze ndi mu kazi kanje. Ndi mwanya nk'umunyamakuru sinifuza gutandukana na KUZAFIT, neretse abantu umubiri mvuga ati ni kuza turi kumwe. Kereka niba wenda koko ibyo bavuze ngo yarahunze yahungiye Musanze, twe tumusanze Kigali. Ariko brother, kera nyiri umwana tukiga hari ukuntu wagiraga kana mwapinganaga nko ku kigo ngo kakutwariye umupira, hari karere twabangaga kera ukabashiramo ibipirizo ari imipira yidunda bya danga. Yes. Iyo umwana kera wajya ukabona nko ku kigo cyaho nigaga, ukabona umwana afite utugambo twinshi, ukabona umwana arimo gusakuza cyane, uwo mwana nambaraga yabaga afite. Rero nakuzana urabona ko yishishikiye cyane, yaragara yuko koko izo mbaraga zihari. Ako none ndifuza kumenya ngo erega kuza mu Musanze ubu hano yari yambaye umwenda wa sinema. Ubu rero muhise mumuzana mu bintu by'imibiri. Iwe nicyo uri gushaka, nicyo shaka. Oya wowe ikintu cyambere urumva uyu munuza ari kwivuga ngo yakoze umubiri nta kibazo. Umuza ubona akanya duhure nabirenze Nasubu muri comment ninza kumenya ngo KUZAFIT impamvu yanze gukuramo umwenda. Oya ndabikora kuko abafana banje ntago nabatenguha. Ikintu cya mbere nawe yawe gukora umubiri nzakora igitsina. Ndagira agaseke
insina imwe ivaho ibitoki se njyewe rwose nzakora umurima w'insina njye menya ngo minze fiya ariko njye nzahinga ubwoko urashaka kuba umuhinzi mworozi nzahinga ubwoko bw'umwe fiya yanjye menye yuko ubunyamakuru burakunaniye oya nukuba nese umuntu agira business ku ruhande ariko ko mbona ugira gutya wasanga utari muri bapfubuzi b'Kigali kuza ngaho rero suza ko sawa komeza ukore igitsina cyawe bose yes nuvuga umuntu wese akeneye ibintu bya siporo ibintu bya fashion kuza afite projet ari gukora nene cyane ya fashion kuza fashion agency kuza subiremo fashion agency kuza fashion agency muyitege kuza ari binshi projet nyinshi afite turi gupanga YouTube ni KUZAFIT Rwanda Instagram KUZAFIT Rwanda Twitter byose ikintu gitandukanye ni kimwe gusa kuza fashion agency ubu ninzubamo wanditseho ku gipanga ati KUZAFIT Rwanda ikibazo ntago ndabyara na family yose oya ndavuga inzubamo nyini ukukwemeza ko urumva kuzana ibya family ni ya family n'umwana ngiye kubyara nawe agomba kujyanira izina ryanjye wow nice nakwereke na box yanditseho KUZAFIT ngiye kure cyane ndi mu bintu byanjye mu rugo oya karibu bro karibu ndi munuza zanjye warese tukagira nuza tugusanze tutabipanze ngo tube twaganira ariko on this time byibura abantu bakurikiye Umutako TV bakavuga ati cyakora cyo ni kuza ko nubwo bamubeshiye ko yagiye Musanze aracyahari ariko abanyamusanze nabakunda cyane Musanze ni ahantu heza cyane abanyamusanze si umujyi wa kabiri muri nuza ngo hava n'amaje yakubera bya birayi bihera bya Kinigi bizuzike bizagese bitangiriyamo hari igitoki birayi MC7 tukore abantu mbawe show ebeke ibintu byo kugira ngo byo kuvuga ngo umuntu ukamuhamagara ukamugira ukamuteguza ibintu yakoze nagari sawa tubabarire nagari sawa pe izi gitumo rega nanjye umba umustar tangiye no kunsebya bro ni Pangaras nkafite channel yitwa Yeremia Films turi gupanga kuri projet ya filme yitwa ubuzima bwa Yeremia ngira ngo muri kureba amatuza hariya igituza mwaki wanyumva ko bigenje wewe ndi muri nuza zanjye ndi muri rest yanjye umusa nubwo bakoye waruhutse ahubwo ntago mujye muruhuka kuko imitsi reba nono fata uyu mwino fata uyu wajyanga intoki uvunika ariko mwino fata wumve nyine nta nkubita koko itone kuza ari ukuntu mbona hari utuntu turimo gutitira hari nimenya mbona abantu bititira guri KUZAFIT umuntu wese akeneye imyitozo ya KUZAFIT jya kuri KUZAFIT Rwanda YouTube KUZAFIT Rwanda Instagram kandi abafana banjye ndabakunda cyane mumenye ko KUZAFIT afite projet nyinshi cyane ari kuzana muri minsi kuki abantu bakoze umubiri usanga hejuru ariho bafite umubiri hano mu nda hakagenda biterwa n'iki umva intare wagize kubona intare bemeze gute ubureteye ndabibona intare uzo bureteye imbere hagana ku mutwe waba ari hanini nyuma ari hato cyane none hari ikintu shaka kumbi KUZAFIT intare y'umujyi sinagusobanurira ko ari intare y'umujyi reka turebe inyuma kuza reka ikintu nuza mbega inyama we ushiremo akantu hari ikintu ushaka kumenya inyuma hari ukuntu nyamona bagira akantu gutya ngira nk'umubiri banzo muze na wa mutipe wawe banzo muze na wa mutipe ako kuza reka ngiye nkubwira ikintu kimwe urakoze kuduha umwanya ako turatubora mukora push up ngiye shobora gutera 50 kandi ni wadutera nta kintu ngiye kugusubiza kenshi cyane oya reka cameraman nkamera hano nkwereke
kuza nawe izi ntuzishobora noneho uraba uri umugabo ngiye kubabarira naze kugira ngiye mwereke ndakubarira si rimwe yego kahise yambara si kabiri si gatatu abakurikiye Umutako TV namwe murabyiboneye ko MC seti wanyu ari fake ari ruburika arimo ababeshya ako nagerageje tuguha amashyi rwose kuza ndabona rero mbavaye no muri projet zanyu ariko reka tugushimire kuba waduhaye umwanya papa KUZAFIT arahari kandi muye gitumu umunsi wundi muze kuza mbabarira ubwire wenda abakunzi b'Umutako TV uriya musore wavuze yuko hariya kamera yitwa Ndejado Ryangombe witwa Ryangombe nitubahuza tukavugana kuri telefone uzanyemera ko mubonana hari birenze nta birenze bro nimurwanira mu kiganiro bare nimuzarwana ibintu byo Rwanda biteye kuza ni wafite discipline muri KIGALI ni umuntu wibatse afite discipline kireka uwo muntu aracyari mu Rwanda kireka urumva kuza mfashe nabi no gufata nabi okay mbere ko tugeze ku musozo w'ikiganiro buriya ngo buri kintu umuntu akora kigira inyungu akivanamo muri uko kubaka umubiri kwawe cyane cyane abantu bameze nkamwe bubatse umubiri havamo abo bita aba bodyguard bakora uburinzi ku bantu runaka ku bayobozi ku bahanzi gukora umutekano hose bikenewe ako kazi ujya ugakora kazi ndakakora ariko kenshi cyane kino ndimo ni cya bodybuilding na fitness modeling nibyo ndimo cyane bodybuilding na fitness modeling yeah nibyo ndimo cyane wow muri ako kazi ari kumbwiye yuko hari ibyo urimo ibyo bya fitness modeling bodybuilding niye nyungu maze gukuramo cyamamare bigeze he ibi tufata umwanya mbikugire ubu ngubu nago wavugana ibintu byose maze gukoramo aho muri Misiri imbere banitege kuza uracyari imanzi uracyari imanzi ndacyari imanzi insugise ariko mwari muri kunya hano bimeze bite noneho iyo topic nyine kuva yavuka nta mukobwa bararyama jewe bararoga bro iwabo ubwo babo bararoga se ugiye kubona KUZAFIT yarapfuye nagakora KUZAFIT akeneye ibintu by'ibitovu se ntago nkeneye ibitovu bro ariko uracyari imanzi se iwabo nago baroga reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro tukatuye ku musozo rwa rugendo rutoroshye cyane kugira ngo tugwe kuri uyu musore aho yarari aho tumusanze byari ibintu bitoroshye cyane kumufatisha reka rero tubashimire mwebwe twatangiranye urugendo tukaturusoje ahangana ndi kumwe na KUZAFIT aho tumusanze arimo kuganira ndetse na mugenzi we bari barimo kuganira kuri project nawe rero reka asuza abantu bacu muraho neza abantu b'Umutako TV ndabakunda bro nta kintu upfana n'uwiringiye Imana Theo ko mbona musa wiringiye Imana Theo ni umuvandimwe wanjye wo muri Kristo Yesu nawe ndamushuje cyane okay reka ngushimire we wakoze subscribe nawe utarakora subscribe wikwiye gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira uyu ni Umutako TV ngemwe muri kumwe ni MC seti nkuko bisanzwe nshimire team twabanye ku buhanga bw'ibyuma uramutse rero wifuza kwamamaza tugane duhamagare twandikire muri description tubashe kwamamariza ibikorwa byawe bibashe kugera hirya no hino hatandukanye ahanga twe turi rero ushobora kwibaza ngo twe turi hehe ahanga turi hano Nyamirambo kurya nyuma muri mera neza hakaba hitwa green carpet reka tubashimire rero Imana ikomeze ibarinde ibahe imigisha itagabanyije turaza kubonana mu biganiro bikurikira kuza Imana ibamugisha nta nibyo gusezera bamuja Mariseli
my piece yanda kari viral yana turi kumwe seti ariko ubutaha uzaduhamagare nanjye mfite projet nyinshi za movie tukora umuti muri iyi minsi akazi turimo naneguza yana uzabona nkugezeho ubwo sinzi ko uzambona kuko KUZAFIT buriya wagize amahirwe ndamukuzanira ariko buriya ntabwo byoroshye kumubona ahubwo nze kubona akantu k'aka message kuko nagukoreye umuti abakire nta mikino na fanta murazisize arakanye nakagote ibi ngibi ni ibintu tufata ari nko kugira ngo turuhuke mu mutwe gusa ntabwo ari ibintu byatari sawa brother Imana ibaye imigisha itagabanyije turi kumwe kabisa reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro tukatukizanyije ku musozo aho tumaze gusanga KUZAFIT ntago byoroshye kumufatisha no kutwemera ko twaganira ariko byaje gukunda reka tuze kuzamenya ibyo uyu mutipe uvuga ati kuza yarahunze Rutambi yaragiye Nyiragongo yaragiye tubashe kumenya ngo ryangombe KUZAFIT byifashe bite tubagerera hirya no hino hatandukanye kujya tubashe kuba amakuru yizewe kandi kugihe uyu ni Umutako TV.